Yesu ashimwe cyane mwene data, ndakwakiriye kandi ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni umwanya wacu Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, kubaho k'ubwami bw'Imana mu bwami bw'isi. Uyu munsi dufite ijambo ry'Imana tugiye kurebera hamwe. Imana yifuza ko dukomeza gutekerezamo uko kubaho k'ubwami bw'Imana mu bwami bw'isi bishoboka cyane. Imbaraga zangize kuba umwana w'Imana mu myaka y'ubusore bwanjye, niryo jambo tugiye kurebanaho uyu munsi. Biratangaje cyane mwene data, umukobwa, umuhungu, aho uri hose, niki cyabaye? Nizihe mbaraga Imana yakoresheje zaguteye uyu munsi kumva ko wahindutse umwana w'Imana? Byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 22 n'umurongo wa 6, ngo nuko nkigenda ngeze hafi y'i Damasiko, nko mu mwanya nko ku manywa y'ihangu, mbona umucyo mwinshi uvuye mu ijuru ntunguye uranguta. Umurongo wa 7, nikubita hasi, numva ijwi rimbaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Nanjye ndasubiza nti, urinde mwana? Aransubiza ati, ndi Yesu w'i Nazareti uwurenganya. Abari kumwe nanjye babona umucyo, ariko ntibumva ijwi ry'uwo tuvugana. Imana ishimwe cyane. Dufite intego uyu munsi Imana yifuje kuvuganiramo natwe. Imbaraga zahinduye ubuzima bwawe kuba uwa Kristo mwene data, ndagira nkubwire ko zigikora kugeza n'uyu munsi. Haleluya. Ndashaka uyu munsi tube mu buzima, mu munsi wo gushima Imana. Mwene data, imbaraga zakugize kuba umwana w'Imana zikagusanga mu myaka y'ubusore, uyu munsi ndagira tuzitekerezeho. Uyu munsi ndagira ngo twongere kuzibukiranyaho, hanyuma dushimire izi mbaraga, kuko ni imbaraga zikomeye kandi ni imbaraga z'igitangaza. Turabona inkuru hano y'umugabo witwa Sawuli wahinduriwe amazina nyuma akitwa Pawulo. Pawulo wanditse inzandiko nyinshi dufite mu gitabo cy'isezerano rishya, ariko turabona umuhamagaro wa Sawuli. Reka nkubwire ikintu gitangaje, nuko Imana yaje kugushaka utari mwiza. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo aka gakiza uvuga ufite kandi uvuga ko kakubeshejeho ni impano y'Imana mwene data. Imana yaje kugushaka utayizi. Imana yaje kugushaka utarayihishurirwa. Niyo yaje kugushaka kandi niyo yakwihishuriye. Uyu ni Paul. Turabona Paul mu rugendo rwe, turabona Paul mu buzima bwe, mbere yuko ahishurirwa ubuntu bw'Imana, mbere yuko ahishurirwa agakiza k'Imana, yari ariho ubuzima bwo kwenganya abizera Imana. Ariko umunsi umwe, nka wa munsi nawe wagize umucyo ngo uramutungura, ndetse wari umucyo ngo mwinshi cyane, hanyuma uramugota. Reka nkwibutse ikintu gikomeye, hari umucyo wagutunguye kandi hari umucyo wakugose igihe kimwe, hanyuma abantu ngo bari kumwe nawe ntago babimenye. Hari ahantu Imana yaguteruye, hari ahantu Imana yagukuye, hari ikigari Imana yagukuyemo, hari umuryango uvukamo Imana yagutoranyijemo, hari umucyo wabonye n'abandi barawubona. Ariko kankubwira ikintu gitangaje, hari ijwi wumvishe abandi batumvishe. Iri jwi ryaguhamagaye ukaryitaba, niryo ryaguhinduye kandi uraryemerera, nawe uhinduka umwana w'Imana. Imbaraga zakugize umwana w'Imana mu busore bwawe ni imbaraga zikomeye, ni imbaraga z'Imana. Ariko ndashaka kukubwira ngo ziriya mbaraga zafashe wowe wari umeze kwa kundi, ziriya mbaraga zafashe kamere yawe yari imeze kwa kundi, ziriya mbaraga zaguhinduye zikagukura muri bwa buzima bwari bumeze kwa kundi, uyu munsi nabwo ziracyakora mwene data. Imana ifite icyifuzo ko ugwiza imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Iki cyumweru tuzarebana urwego rw'imbaraga Imana ishaka kugukuramo no kukugezamo. Ariko uyu munsi Imana ivuganye nawe ngo iki? Imana ikwibukije aho yagukuye. Imana ikwibukije uko yaguhamagaye utazi gusenga, utazi urusengero, utazi Bibiliya, utazi n'igitabo na kimwe cyo muri Bibiliya, ariko igakoresha imbaraga zingana kwa kundi.
mwene data, ziriya mbaraga zagukuye hariya hantu, ndashaka kubwira ko n'uyu munsi zigikora. Birashoboka cyane ko ubuzima bwawe uyu munsi uri ahantu uri gushidikanya ku mbaraga z'Imana. Birashoboka ko ubuzima bwawe uyu munsi uri ahantu ugoswe n'ibibazo n'ibigeragezo bikomeye kandi bitandukanye, ariko Imana ikwibukije iki mwene data? Imana irakubwiye ngo uretse kureba uyu munsi, reba hamwe wahoze niho habi kurushaho uri uyu munsi. Icya kabiri kandi, ibuka imbaraga nakoresheje. Imana yigeze yakirata mu butware bwayo, iravuga ngo nakuje Isiraheli amaboko nk'ay'imbogo mu gihugu cya Egiputa, mbakuzaho ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye. Imbaraga zakugize kuba umwana w'Imana mu myaka y'ubusore bwawe, zikakwambura ubwibone, zikakwambura icyubahiro cy'umuryango wawe, zikakwambura imbaraga z'ubwiza uhagazemo, zikakwambura imbaraga z'ikigare wagenderagamo. Mwene data, ibintu biguhagaze imbere ubona bigutinyishije, bibwire ngo ziriya mbaraga ndazibutse. Yesu ashimwe cyane. Bibwire ngo nzirikanye imbaraga zamfashe zikangeza aho ngeze uyu munsi, maze izo mbaraga uzihagararemo kuko n'ubu zigikora, maze wizere Imana ukomeze urugendo. Ntabwo iki ari igihe cyo gusinzira, ntabwo iki ari igihe cyo kuryama. Ububyutse Youth Time Revival izemera igihe tuzarushaho gukomeza kuzirikana izi mbaraga z'Imana. Imana iri kudutuma ngo tugende dusenge, tubwirize ubutumwa n'abari abajene bagenzi bacu batarahishurirwa iyi mpano y'agakiza, tuboherereze impano y'izi mbaraga. Imbaraga z'Imana zibafate. Reka nkubwire, menye ko ububyutse bushoboka, menye ko n'abari abakiri muri biriya bakizwa, menye ko n'abari abatarahura n'umucyo w'ubugingo bawakira, kuko izi mbaraga zifite ubushobozi bwo kubazana. Youth Time Revival, urubyiruko ni igihe cy'ububyutse, ni igihe cyo kugira ngo urubyiruko twiratize imbaraga kandi twamamaze kugira neza k'umwami wacu, hanyuma nawe akomeza agenda akora akazi ko kubyutsa bariya bashiki bacu n'abakuru bacu Satani akiboheye mu byaha. Uyu munsi twongeye guha agaciro imbaraga zahinduye ubuzima bwacu kuba abakristo, kandi twongeye kuzirikana ko zigikora. N'ibyo biguhagaze uyu munsi imbere byari bigutinyishije, ubibwire ngo nibutse izi mbaraga namwe mbatesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo, n'imbaraga z'ubutware bwe n'ubushobozi bwe bwinshi. Uhabwe umugisha, ugendane n'Imana, umunsi w'umugisha, izi mbaraga zigutwikire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.